bose bakurikira mu Charlene official, especially abasirikare, abantu bakora nyine ibintu bacunga umutekano, n'abaganga n'abarimu. Abandi wibagiwe? N'abapolisi n'abadaso abantu bose bashinzwe umutekano. Kandi mbibutse ko umutekano burya ni ingenzi. Impamvu mubona twishyiraho icyangwe bigakunda ni uko umutekano uba uhari. Umutekano udahari nta n'uwakibrosa, udahari nta cyangwe, umutekano udahari n'ibiryo ntago wabirya. Nimwubahwe rata, dore turababaniye. Abantu mwese murara amajoro kugira ngo tudahungabana, hanyuma twebwe tukirarira mu ihumure, mukaba mu mbeho, mukarya ivumbi, twebwe turi kwirira ifiriti, turi kwinywera juice. Iyo bashatse kubaho bakishora mu ngeso z'ubusambanyi ari abana bato kugira ngo babeho, barye, banywe. Ubuzima urabizi. Namvuze ngo ubuzima urabuze, wowe ufite mama uguhigira, hanyuma akanywa n'urumogi rwinshi kugira ngo yumve yazubara ntiyitekerezeho. Koko nk'uyu mwana ikintu yakora ni iki cyatuma aba umuntu muzima? Noneho ejo bundi mwese famiye bibacanga, bigende bibacanga. Umwana ejo Imana yaramuremye, yaramwubatse, arubakitse, hanyuma mutagiye twaragusengeye, utuntu tw'uduti bishangazi ba bashangazi n'abatantine niho bazi. Ndetse bavuga ngo ngomba wundi umukristo ukomeye, sindi nkawe pe, ariko Imana burya ntabwo tuyivuga kuko papa ni umukristo ukomeye. Nibyo tubyihorera, ngo hari ibyaha ukora ntazisha, ibyo byazo bizanye gute. Rwose njya muri dushe nkakaraba, igihe nikigera nzabaha ubuhamya bwanjye bw'ukuntu nabashije kubana n'ibibazo byanjye kandi bitandistroyinze, mind yanjye igahora imeze neza. Why not? Ngoba nanjye kujya mu kirahure nakwita mama cyangwa bidafite icyo gukora, shitani bishakira akazi, n'Imana ibishakira akazi. Ariko cyagihe impamvu babivuga, cyagihe wihebye, cyagihe wabuze pfo na ruguru, cyagihe wabuze gera, Imana cyawe nikigera nta kintu kizitambika, nta nyogokuru zitambika, na sogokuru na papa zitambika, mama zitambika, za nshuti zose zidashaka kugira ntabwo zizitambika. Ugapfuka ntibamenye ibyabaye. Amen. Umukozi w'Imana iraduhumuriye kandi ni ukuri nafashijwe. Charlene, turagushimiye. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri mama Charlene nk'uko mumenyereye. Nizere ko Imana ibarinze. Turasuhuza abo mu Rwanda, turasuhuza abaturanyi bacu, abo muri Afrika, abo muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abo muri Europe, muri Aziya, muri Australia, mwese by'umwihariko abakunzi ba mama Charlene bankurikirana aho ngenda ntanga ibintu bitandukanye kuri mama Charlene. Ndabahobeye mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukobwa witwa Uwiragiye Charlene. Ni ifura yanjye. Charlene, umeze neza? Fine, meze neza. Yego, ndakomeye cyane, ashima Imana rwose. Hanyuma suhuza abakunzi ba mama Charlene, nta nubwo bari baguherutse. Ndashima Imana twese yaturinze, meze neza, namugeza ko meze neza. Ndasuhuza abantu bose bakurikira mama Charlene official, especially abasirikare, abantu bakora nyine ibintu bacunga umutekano, n'abaganga n'abarimu. Abandi wibagiwe? N'abapolisi n'abadaso abantu bose bashinzwe umutekano. Kandi mbibutse ko umutekano burya ni ingenzi. Impamvu mubona twishyiraho icyangwe bigakunda ni uko umutekano uba uhari. Umutekano udahari nta n'uwakibrosa, udahari nta cyangwe, umutekano udahari n'ibiryo ntago wabirya. Nimwubahwe rata, dore turababaniye. Hanyuma ndifuza ko muri uyu mwanya ugira ijambo ryiza ubwira abo bantu bashinzwe umutekano, ariko by'umwihariko abakunzi bo kuri mama Charlene, bamwe duhorana
umunsi ku munsi. Mbabarira ugira ijambo rero wambwira. kuri mama Chantal ni ikintu nababwira, bamwe baba baje gushaka ibintu byakubaka ubugingo bwabo, bamwe baba baje gushaka ibyiza, bataje gushungera, bataje kureba byacitse, bataje kureba ngo ngese niyamanutse, ngese ntibyamugende, babandi bazanywe n'ibyiza, bazanywe n'ibyiza kandi baje gushaka ibyiza. Imana ijye ibibaha ibyo baje gushaka ndetse bakubire kenshi, icyo nabifuriza. So rero noneho babandi baje gushaka ibi nabo ntibabura, hari abaje kureba ngo ko atarize, ko atababaye, ko bitamugendekeye gutya. Mujye muhora mubibura, Imana ibereke. Uzi buriya kubaho unungunikiye ngo mugenzi wawe uhora unungunitse nyine ngo uze kureba ibintu byabaye kuri mugenzi wawe, we byagenze gute, abo nibo bantu ba mbere batagira amahoro muri ubu buzima. Uhora wicaye nyine utegereje ibibi biri buze kumbaho. Mujye mubibura, nicyo nabifuriza. So rero abantu bacunga igihugu, abasirikare, abantu bose baryama, babandi barara bicaye, twe duryama ko bahagaze, twe turasinziriye kuko baraye ijoro. Ushobora kugenda hanze saa 5 rwose ukaba ufite umutekano kuko bo bari maso. Ayo majoro barara niba Imana izajya iyarara ku bw'ababo, ku bw'abagore babo, ku bw'abamama wabo, ku bw'abapapa wabo, ku bw'abashiki babo, ku bw'abana babo. Kandi nabo aho rukomeye iwabo twe tutazi, Imana ijye ibareberayo kuko yo ireba ahantu hose, ibirenze iby'imbaraga zabo, ibirenze iby'imbunda zabo zakora, ibirenze iby'imyitozo yabo yashobora, ibirenze iby'amafunzo bakoze, ibirenze iby'amasomo bafite, ibirenze iby'ubumenyi bahawe. Imana izagiza ibibakorera. Aya magambo arakomeye kandi aya magambo ni ay'umugisha kandi murayakwiriye. Abapolisi, abasirikare, abaganga, abarimu, abantu bashinzwe umutekano babandi bo mu nzego zo hasi, abantu mwese murara amajoro kugira ngo tudahungabana, hanyuma twebwe tukirarira mu ihumure, mukaba mu mbeho, mukarya ivumbi, twebwe turi kwirira ifiriti, turi kwinywera juice. Ni ukuri ayo magambo ni ayanyu. Charlene babwiye amagambo meza, ibintu bitabashwa n'imbunda zanyu, ibitabashwa ngo n'imyitozo mwakoze, bitabashwa n'ubushobozi mufite, Imana yo mu ijuru ijya ibibasha ku bwanyu kuko namwe hari ibyo mubasha ku bwacu. Ndafashijwe kandi ndishimye. Hanyuma twihuse, hari impamvu nazanye Charlene. Ibintu biba muri Charlene nanjye ndi mama we duhora nuko bwije nuko bukeye bingirira umumaro. Niyo mpamvu mba namubwiye ni Charlene ngwino tugira ibintu tubwira urubyiruko, tugira ibintu tubwira abakuze bari mu bihe bikomeye bitoroshye. Kuko impamvu mba nabwiye Charlene ubuse ko nta wundi mwana mba nabwiye, nuko mba nzi ko hari ibintu biva muri Charlene bishobora kugira abo bifasha. Muri aka kanya rero Charlene twaguhamagaye kuri mama Charlene. Ikintu cya mbere shaka kukubwira kugira ngo hari abantu badukurikiranye cyane b'urubyiruko banyuramo mu mateka bavukiyemo, ayo basanze ku isi, ayo batunguwe nayo batigeze bateganya mu buzima. Bamwe ku bw'ayo mateka banyuzemo kwiyakira bikabananira, bakishora mu ngeso mbi, bakanywa ibiyobyabwenge, abandi bakishora mu buraya, abandi bakikuraho amaboko kwiga bakabihagarika bakumva ko ayo bize ntacyo amaze. Ndifuza aka kanya utubwire ni gute umuntu ashobora gukomerera aho yakomerekeye cyangwa agakomezwa n'ibyo yakomerekeyemo, ni gute? Ubundi njyewe ndi ibintu nk'ibi ngibi, ibibazo byo mu mutwe bya stress, kuko nibyo nyine mbona nshoboye. Rero ikintu ngiye maze kubona ni ibintu udashobora guhindura icyo wakora icyo ari cyo cyose. Nta munsi n'umwe uzabaho utababara, ejo uzaba wishimye ejo ubabare. Iyo ni fact twe tugomba kumva, ariko cyane cyane urubyiruko twebwe tukiri batoya. Nawe uri mu myaka 30 na 40, iyo miteto akenshi ntabwo aba akiyifite. Ariko twebwe turi muri 20, 21 na 22 bahari na 19, 18. Ibintu ugomba kumenya yuko nta gisi izagutwara wowe uko ubyifuza kigutwara. Hari abantu bashaka ko isi batwara uburyo bo bashaka ko batwara, kandi ntabwo byakunda.
isi igomba kugutwarayo uko ibishaka, ahubwo wowe uko iri bugutware ni wowe uhitamo kugenda ukoroboka cyangwa udakoroboka. Iki kintu warumbajije wakomerera aho wakomeretse. Ibintu ni bibiri ubundi, ibintu ni bibiri, ndagusubiza mu buryo bubiri. Ni wowe uhitamo gukomera cyangwa ugahitamo gukomereka birushije uko wakomeretse mbere. Ni n'amahitamo yawe. Abantu benshi bakomeye muri iki gihugu kuko babanje gukomereka, kandi buryo utakomeretse, iyo utakomeretse sibyo, ntabwo ubasha kuha agaciro kwirinda gukomereka, sibyo. Agahinda kabaho kugira ngo tubashe guha agaciro ibihe byiza turimo, n'ibihe byiza bibaho kugira ngo bitwigishe ko n'ibihe bibi bibamo. Niyo mpamvu icyiza n'ikibi bigomba kugendana. So wowe ni amahitamo yawe uri kundeba uyu munsi, ni amahitamo yawe guhitamo nimba ukomera cyangwa udakomera. Ugomba kubanza ukavuga ese ndi hano meze gutya, ndababaye pe, ndumva ashaka no kwiyahura, ibibazo byandenze, ese nkomeze nicare ndire biraza gukemuka? Nkomeze nicare mbabare singire icyo mbikoraho, cyangwa mpaguruke nemere mpangane na bwa buribwe mfite, ariko ejo sinzabe ndi mu buribwe nk'ubwo ndimo uyu munsi. Rero wowe ibibazo byawe uri kunyuramo uyu munsi, ibintu bigukomerera uri kunyuramo uyu munsi, ni akazi kawe nimba ubikoresha wishepinga. Ni umuseno urawuzi, wa museno basenesha intebe z'ibibaho. Ibibazo byacu tunyuramo buri munsi ni umuseno dukoresha twisena uko dushaka kwisena. Ni ubikureba nimba uri bwisene cyangwa uri bubyihorere cyangwa kugena. Urabizi kugena, kuko ufata igiti ukakigera nyine ukagikoramo shepu ushaka, sibyo? Ego, ibyo ngibyo ni ibikureba wowe. Ikindi kintu kandi ugomba kumenya yuko kubabara n'ibibazo uri kunyuramo ntabwo ari byo bigena uwo uri we. Kuba ufite ibibazo byinshi ntabwo ari byo bigena mama Charlene uri we, si byo bigena Charlene ndi we, si byo bigena Diane uri we. Uko urwana nabyo nibyo bigena uwo uri we, sibyo? Ikintu rero nasorezaho navuga ngo wowe uri ahantu we wakomeretse, wowe uri gukomereka uyu munsi, bibaza se ubu nabasha gukomera kuko muri ibi bintu? Igisubizo ni kimwe, genda wicare wowe wiganirize, uhitemo icyo ugomba gukora. We nuhitamo gupfa ugomba gupfa, bigomba kukwica, ariko nivuga ngo ngiye guhangana nabyo, of course ugomba guhangana nabyo kandi ukabera, kuko abandi bantu bose tubona bakomeye nubwo bakomeretse bahisemo gukomera kurusha ibibazo byabo. Nyine bahisemo gukoresha ibibazo byabo bisena, babikoramo bo bashaka kubaho. Rero sinakubwiraho byinshi, wowe genda wikoresha inama wowe uri wenyine, ibibazo byawe bizane nabyo mwicarane, niba ari mu cyumba cyawe, niba ari ku musambare hose, wicare mukorane inama n'ibibazo byawe, uvuge ngo ngiye kubareka mu nyice cyangwa se ngiye kubakoresha, mwabyanga mwabyemera, ugomba kuba uwo ngomba kubaho. Yego. None se Charlene, ko hari abana batoya bari munsi y'imyaka yawe, bafite nk'imyaka munsi y'imyaka 18 cyangwa bageze muri 18, bisanze mu buzima bwa bonyine, nta bushobozi bafite, nta mibereho bafite, iyo bashatse kubaho bakishora mu ngeso z'ubusambanyi, ari abana bato, kugira ngo babeho barye banywe. Ubuzima urabizi, nemvuze ngo ubuzima urabuze, wowe ufite mama uguhigira wenda, ariko nimba utaranabibonye kuri wowe wabibonye no ku bandi bana. Uyu mwana niyihe nama wamugira? Nta kazi agira, yisanze mu buzima ari we wirera, hanyuma akanywa n'urumogi rwinshi kugira ngo yumve yazubara ntiyitekerezeho. Koko nk'uyu mwana ikintu yakora ni iki cyatuma aba umuntu muzima? Njyewe umwana ikintu namubwira, burya iyo umuntu naza, burya akenshi nahera ko iki kintu, nujya gufata inama, nujya gufata inama, ujya ufata inama ariko kenshi urebeye ku muntu usa nkaho wanyuze mu bintu nk'ibyawe,
kuko atirisi yabikubwiye ubyumva kurusha wawe, kuko umuntu wariwe n'inzara naza kukubwira ko ushaka kuva mu nzara ubizi neza ko iyo nzara yinyuzemo uraza kubyumva cyane. iyo ndi kukubwira ndabikubwira from experience, ndi kubikubwira nk'ibintu nzi neza. ikintu abana nababwira icya mbere ni ukudacika intege, ntiwikatireho umurongo kandi ntukajya wiyaturaho ibintu bibi. njyewe nakuze niyaturaho ibintu byiza, nubwo waba ubizi cyangwa utanabizi, nakuze niyaturaho ibintu byiza, n'ubu mbyiyaturaho. namushaka ikibazo cyose abandi gusa ushobora kugira stress ngo niyatureho ibintu bibi, nirwe nivugaho ibintu bibi. burya muri cya gihe ufitemo ibibazo, cya gihe roho yawe yabuze aho ijya, nawe shitani ahaguruka akakuganiriza, akakubwira ibintu byinshi, kandi muri cya gihe uri muri yaturaho ibintu byinshi, shitani agira imbaraga nyinshi, akaza rwose agahita abigusoreza neza, inzozi zawe agahita azuzuza. nubwo waba uri mu kibazo kimeze ute, jya ugira amaso nyine upenetrate, ngo uri umwana mutoya wenda ufite imyaka mike, ufite n'umuntu ukugira inama, ariko ugomba kumenya yuko abantu bose bakuze, abantu bose bagize icyo bimarira, ntabwo bakuze bose bareba ababyeyi babo imbere yabo, sibyo? burya igiti kirakura, ariko igiti sinzi nimba kiba gifite mama wacyo imbere yacyo, kivuga ugomba gukura gutya, umere gutya, imvura n'izuba bigenze gutya. igiti nyine kirakura, ni igiti kirabizi ko kiri mu butaka, kigomba gushora imizi uko byagenda kose. sinzi ko kiba gifite mama wacyo uri aho ngaho uri kukibwira ngo gushora imizi, ugarukira aha ntugarukira, gishora imizi kuko cyo kigomba gukora. rero kuba nta mama ufite, kuba nta papa ufite, kuba nta muntu ufite ukwitaho, ntabwo bivuze ko utazavamo umugore muzima, ntabwo bivuze ko utazavamo umugabo muzima, ntabwo bivuze ko nta kintu uzimarira. ikintu nakubwira ngo no gusenga burya ni byiza, kuko ahantu ujya kwiragiza Imana ikagufasha kwiyakira wowe ubwawe, ukabanza ukiyakira. ikindi kandi ikagufasha kwiremamo icyizere. burya the moment umuntu afite icyizere, yiyizeye, wababara umunota umwe pe, ariko ntabwo yamara iminota 5 kibabaye, bavuga atasha ndababaye, ubuzima bugukubita hasi, mu minota 2 ukongera ukabyuka. ikintu nakubwira ni ukwiragiza Imana, nubwo tubipinga gusenga, ariko ni byiza, nubwo nabikora cyane ariko ni byiza. icya kabiri, ukizera, uhangane no kwizera kurusha ukurira, uhangane no kureba ikintu no kwizera, no twa tuntu dutoya, nk'uko umwana bamuha etide akayitahana, nk'uko umwana bamuha homework akayitahana. wige kwizera, wubake icyizere, kudacika intege, ibyo nyine byagufasha. ikindi kandi uvuge bose, ndashaka ko aya mateka yanjye nakuvukiyemo niyo agomba gukomeza akanyobora, cyangwa niyo agomba gukomeza akandanga kugeza muze, cyangwa ngomba gukora itandukanye. yego. ikindi shaje Imana iguha umugisha, ikindi shaka kukubaza, umuntu agomba kubera umubyeyi aba yabyaye gusa, cyangwa se umuntu agomba kubera umubyeyi aba rero ashinzwe iwe mu rugo? ese ni izihe ngaruka zatewe no kuba ba nyamwigendaho, urugero nk'ababyeyi? umuntu ubuze mama we akabura papa we, ese nta kindi kintu cyakorwa nko mu miryango? urugero, nta kindi kintu cyakorwa? ubuzima bw'umuntu mu muryango burangirira kuri mama na papa? ese ubu ngubu koko buriya ba nyina wabo na ba nyirarume na ba se wabo na ba shangazi na babyara be, bo ntabwo bashobora kugira uruhare mu kubaka umuryango? yego. ndabizi niba ibisubizo muri ubu buryo babana barongera abantu ke ngo adonke pe, ni ukubwira nyine ikintu cy'ukuri bikubabaze, kuko akenshi umuntu ubabazwa n'ukuri ko kuba kuremereye kurusha ibyo yabasha kwakira, cyangwa akaba afite ubwoba. nyine umuryango ni ngombwa, nyine ibyo ni ibintu tutazaba dusobanura. nimba umwana apfushije papa, apfushije na mama, famiye bagomba gufata inshingano bakarera uwo mwana, sibyo? ariko ngenda aza kubwira kuri ba bantu, uwo nguwo wavuza abo bantu bose. nyine abantu, ikindi kandi bajya bavuga burya kugira neza ukayisanga imbere, sibyo? muri uwo muryango umwana mushaka kumuta mwese, mukamujugunya, mukamuhanahana, Imana ikamwifatira, ikamwirerera, ikamwishepinyira uko ibishaka.
ejo mukazamera nka Yozefu, umuryango wiwe inzara yarateye ariko niwe baririyeho, sibyo? ubwo rero babana umutabana burya hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo niba uzaba umukungu akunda umwana, ibintu nk'ibyo nyine. kuko umwana burya umwana aba ameze nk'igiti cyangwa nk'imyaka bateye, sibyo? ushobora gucika intege ukabona iyo myaka izarumba bitewe n'izuba n'ibibazo biriho by'ikirere, sibyo? ariko burya hari igihe bigutungura bigakura bikavamo n'umusaruro utari witeguye, sibyo? ubwo rero biba ari byiza ugakomeza ugahenda. Ikindi kandi uwo mwana nta n'umuntu aba yaragishije inama ajya kuza, sibyo? umwana rero ugomba kumukunda ukamufata neza, kuko ntabwo ubizi nimba ejo atazaba ari we Yozefu wanyu. mumujugunye mu muhanda. Hari n'abantu b'ababyeyi babikora ubu. Njye hari abantu tujya tuganira b'abana nzi babikorewe n'ababyeyi. Simba ndi kuvuga ibintu ngewe nasomye mu gitabo, mvuga ibintu nzi neza 100%. umwana mwese muramujugunye muramuhana. umwana w'imyaka 17, umwana w'imyaka 18 akuze nta papa nta mama nta famiye imwitayeho. noneho ejo mwese famiye bibacanga, ibigende bibacanga. umwana ejo Imana yaramuremye yaramwubatse arubakitse, hanyuma mutanye twaragusengeye utuntu tw'uduti bishangazi ba bashangazi n'abatantine niho baza. ariko ikindi kintu ndi kuvuge ku bantu batawe n'imiryango cyangwa ku bantu batabwa n'imiryango, izuba ntiriva, izuba rirava ku manywa kandi rikarasira buri wese. ntirirasira umwiza ngo n'umubiri, rirasira twese. ariko si izuba rivuye rigiye nijoro hahita haza umwijima, turapfa se? turakomeza tukabaho. izuba ridufatiye runini rukomeye pe. izuba ni nk'umubyeyi, izuba ni nka papa ni nka mama, izuba ni nka famiye nyine, sibyo? ariko iyo rihumbye, iyo rigiye burundu, ntabwo ibintu bisigaye bipfa, birakomeza bikabaho, turakomeza tukabaho. niba ari imyenda bari kwanika uraza gutera ipasi, sibyo? bivuze mu kirere abantu ni famiye yawe niguta abantu bose bakaguta. as long as ufite wowe, ufite n'Imana yawe, ufite icyizere cyawe, uzi n'ahantu uri murajya, nta kintu rwose, ibyo nta kibazo. wowe uzirinde iryo tiku, kwicara hamwe tiku baranyanze bankoreye ibi focusinga aho uri murajya. si itegeko ngo famiye nimba nyine niba ubuze abo babyeyi, nimba ubuze epfo na ruguru, nta nubwo ari itegeko ngo iyo famiye igufate. iyo ni fact ugomba kumva. mwantuka mutanuka, abantu ntibakwivumburaho, abantu bose bakakwivumburaho bakagenda kubera yuko hari ibintu ugezemo bigoye. nawe ntabwo ugomba kwivumburaho, ukikuraho amaboko. kuko iyo wivumbuye ku nkono urara utari, ntabwo inkono biyireba urye cyangwa ubireka zamaze biri hariya, ibyo ngibyo ntibikureba. wowe gusa umenye n'Imana. Njye ndi kuvuga Imana nyine kuko nagiye mbona utuntu twinshi gutenda mu mbabare. Simbavuga ngo ngomba wundi umukristo ukomeye sindi nkawe pe, ariko Imana burya ntabwo tuyivuga kuko se ko papa no umukristo ukomeye. Nibyo tubyihorera, ngo hari ibyaha ukora ntazisha. ibyo byazo bizanye gute kandi ndi kukubwira nyine ntabwo nagira nashyika ku kigero cyawe, bigera ku kugero ko hasi cyane. ariko Imana burya ntabwo tuyivuga kuko tubayitwigishije n'iki. Imana ari igihe usanga mu cyumba cyawe ibone. Charlotte turamushimiye cyane. ndumva turi no kwegera umusozo, ahubwo ni iyihe nama waha abantu bahagaritse kongera kubaho, bakaba bari kwishakira iyihuse yo gupfa ya vuba aho kwishakira ubundi buryo bwo gutera imbere, kuzahuka no kuzanzamuka? hari abantu tuvugana ubu bavuye mu ishuri, hari n'abantu batakisiga n'agapudari, hari abantu bikuyeho amaboko abona n'amazi ati ubundi se ndayanywa ndi buramuke. mbese avuga ati ubundi se ndiga ngo nindangiza nzabona akazi. ba bantu bicaye mu icuraburindi, babandi mbese ubuzima bwabo bahise babuhagarika. niyihe nama wabagira dusoza mu magambo make? Imana yavuze ngo fasha uwifashije. kuki itavuze ngo n'utifashije ndamufasha? impamvu yabivuze, Imana ni Imana, ariko irashaka ko nawe upureyinga role
cyangwa ugire ikintu nawe wimarira ubwawe ku giti cyawe ahubwo ize ifatiraho wowe wagarukirije. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ibintu abantu bahora babivuga, nimba umuntu batarakujyana ubundi rusororo, nimba batarakurenzaho beto, nta mpamvu yo kwikatiraho. Ntabwo ibyiza si wowe byafungiyeho amaferi, umutuzo no kwishima si wowe byafungiyeho amaferi, iterambere si wowe ryafungiyeho amaferi. Birashoboka yuko izuba ryakongera rikakurasira, sibyo? Ikindi kandi niwikuraho amaboko nyine ni isi nibikubabaza bikubabaza, ariko ni ukuri kubabaza. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko amarira yawe nta kintu kimwe aza guhindura, agahinduka ajya mu cyumba ukifungira nayo mu kwezi n'amezi abiri, nta kintu byenda guhindura. Kubabara nyine turabana, amarangamutima turayakeneye, no kurira ni byiza, ariko kurira ntukabikoreshe nk'igisubizo mu bintu byose. Hari abantu bakoresha amarira mu bintu byose aho kugira ngo yicare ashake igisubizo ahora arira. Ikintu nakubwira, reka ube haguruka uhangane. Njyewe nkubwire, njyewe namara igihe kubera mba nirwariye n'ibikinimereye nabi, ariko rwose njya muri dushe nkakaraba. Igihe nikigera nzabaha ubuhamya bwanjye bw'ukuntu nabashije kubana n'ibibazo byanjye kandi bitandistroyinze, mind yanjye igahora imeze neza. Nubwo nagwa hasi ngo iminota 2 indi minota ndi kuguruka, njye nta hantu mba ndi bujye kuko nyine ndarwaye meze nabi, sibyo? Mba ndi mu rugo from Monday to Sunday, ariko ngenda muri dushe nkakaraba, ngitera ku gatiro, nkishyiraho akarabiro, imisatsi nkayisokoza, nkashyiramo amavuta n'inzara ndazikoresha buri gihe. Iyo zapfuye ndazikoresha n'imisatsi. Ntabwo ndivuga ngo nta hantu ndi bujye, why not? Ngomba nanjye kujya mu kirahure, nakwitama amashyamba, nanjye ngomba kujya mu kirahure, sibyo? Yego, nkireba nkikunda, kuko wa mwanya ndi buze kwipfukiranya mu kiringiti, sibyo? Wa mwanya ndi bwipfukiranya mu kiringiti no mu ishuka, nkiyanga 100%. Shitani araza anshakira ibyo gukora, shitani araza ampereze imikoro, kandi ambwira nsange wayirangije, kandi koko nsange narangije. Muri make shitani yasanze nta kazi ufite arakagushakira, igihe wowe utari kwisunga Imana ngo igushakire ako kazi. Umuntu abimbwira ati ibiganza bidafite akazi, bidafite icyo gukora, shitani abishakira akazi, n'Imana ibishakira akazi. Ariko cyagihe impamvu babivuga, cyagihe wihebye, cyagihe wabuze epfo na ruguru, cyagihe wabuze wumva isi yakwikaragira, igihe isi wumva yakwikaragira amaferi, inzu iwanyu ukumva nino ifite ibyumba nk'icumi, ariko kuva yabaye no kuva karitsiye iwanyu yabaye no. Aho rero shitani niho amanuka, n'Imana iramanuka. Amina. Rero wowe wikikatiraho amaferi. Njye nahuye n'ibintu bikomeye bigoye bishaririye, ariko sinjya nikuraho amaboko. Akarabero kaba karaho n'agatiro kagomba kuba karaho, utuntu twose tubaza n'imyenda yanjye imeshe, utuntu twose ni keze bintunguye se nkageraho njya bigutunguye izuba rigahita riza. Haleluya. So rero mwe kwikatiraho intuze, nushaka uzayuzunganirize muri inbox yanjye, mugira inama abantu baza bakanganiriza, nkabafasha, nkabona hari icyo bigiye binduka. Njyewe ikintu nigisha abantu ni ukumenya uko babasha kubana nabo ubwabo mu gihe cy'ibibazo bibakomereye. Njye nicyo nigisha abantu. Njye sinkwigisha abantu ngo Imana izakuzanira ngo umuntu mwiza atume wishima, ngo Imana izakuzanira umusore uzagukunda ngo wishime. Banza wikunde, banza wigirire icyo cyizere n'uwo musore azaza. Ntabwo ngiye nza kukubwira ngo Imana izaguha abantu bazakumara irungu utimaze, nta muntu n'umwe uzigera abasha kurikumara. Umuntu yaza akagukorera ibintu byose, afite amafaranga menshi, afite ibintu byose, afite urukundo agukunze, wowe mu gihe utiyizeye, wowe mu gihe uri wa muntu nyine uvuga ngo ese ubundi wa mugani nk'ibyo waruvuze ngo ndanywa amazi ubundi ndaramuka, izi mpyiko se ndazifata neza, nzazimaza iki ejo nzabona ariko mbwira undi muntu uzaza kubigukorera. Wowe haguruka uhangane nawe, ni fight or die. None se dusoza babwire ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya riri kugufasha cyangwa rigufasha. Ni ijambo ry'Imana nariguyeho, naryo jambo ryonyine nzi muri Bibiliya. Mana ishimwe, muritega umukozi w'Imana. Riri muri Yesaya, yego, ibice 60:22.
ariko uzasoma uwo murongo wose usoma harimo amagambo menshi. Haravuga ngo when the time is right I the Lord will make it happen. Igihe nikiba kigeze, igihe nikigera, igihe cyawe nikigera, nta kintu kizitambika, nta nyogokuru uzitambika, nta sogokuru na papa uzitambika, mama wese azitambika, za nshuti zawe zidashaka kugira ntabwo zizitambika, n'ubukene ufite ntibuzitambika, amateka mabi yo wagize ntabwo azitambika, ubugufi bwawe ntibuzitambika, sibyo, igikara cyawe ntikizitambika, amashuri yawe make ntabwo azitambika, urukumva amashuri yawe make ntabwo azitambika, sibyo ko ngo nta mungu ujya ntabwo bizitambika, kuba hari ubumuga runaka wavukanye ntabwo bizitambika. Imana icyo gihe nikigera izabitebutsa kugereho. Ikintu ugomba gukora ni gute ugomba kuba wabasha kubaho nyine wishimye mu gihe utegereje ko igihe cyawe kigera. Kandi aravuga ngo umuto azaba umunini, ngo umuto azaba umunini niba ngo n'abake babe benshi, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo, izakugwiza. Amina. Wowe tegereza igihe cyawe gusa, kuko hari igihe kizagera wowe ubabaye, hari igihe kizagera wowe byacanze, hari igihe wowe kizagera wowe uri kundeba kuri kamera, ndabizi murahari muri nk'icyatanu, sibyo, wowe byacanze ukoza abana bararya iki saa sita mu rugo, ibintu byadogereye, ni wowe urera barumuna bawe wenyine, nta papa nta mama uhari, ni wowe wabaye mama, ni wowe wabaye papa, cyangwa abo babyeyi barahari ariko ni wowe usa nkaho ari wowe head of family. Igihe niki, hari igihe kizagera Imana ikaza ikivuga, igihe Imana yivuga mu buzima bwawe, ikaza ikavuga ngo I the Lord, njyewe Imana. Amina. Ni igihe rero cyawe kizagera Imana yivuga. Nkwifurije ko Imana yakivuga mu buzima bwawe, nkwifurije ko Imana yakivuga mu buzima bwawe. Hari abantu tugira ibibazo ariko bikanadusa pe, umuntu ugira ubukene bukanamusa, wenda Imana ize yivuge, izipfukirane n'ibyo, ujye bakubitira mu gafuka ntibamenye ibyabaye. Amen. Umukozi w'Imana iraduhumuriye kandi ni ukuri nafashijwe. Charlotte, turagushimiye. Imana iguhe imigisha myinshi ikongerera. Turashimira na kameramani wacu, hano dufite umukameramani tumusabiye umugisha. Umukameramani dufite hano ni umukameramani muke, nzamubazanira hano kuri kamera muzishima. Hanyuma turabasabira umugisha namwe abari bakurikiranye iki kiganiro, ugisharinge kereke abantu by'umwihariko abo kigenewe kuko ni benshi. Charlotte turamushima, Imana imuha umugisha kandi mwongeye ibyo kuvuga byinshi. Imana ibaha umugisha. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, comment, kandi turabakunda. I love you.